Je navuye mu Rwanda njya Dubai. Before kunjya Dubai naciye Kampala. You know Kampala haraba the guys the hustle man bandi like $3,000. Yeah. I was nashaka visa. Yes. Kana pose subira inyuma. $3,000. Yari mesh. Arambaza ngo ufite amafaranga ya hotel navuga ntabwo nyafite. None se ufite byibuze kwishura like apartment ko yo ishura ukwezi ntafite. None se mu kwereje niko utakwereje udafite amafaranga kwishura hotel navuga ntabwo narinzi kuncumbikira. Arambwira ngo Dubai ntabwo ucumbikira undi my brother. Numva meze nk'umuntu uguye mu nyanja utazi koga. Ushaka gusubira muri iyo ndege bidashoboka. Iyo aza kuba ari nka like ibihugu duturanye no guhita afata bus ngataruka ariko ntibishoboka. Nambutse inyanja hano 6 hours mu ndege. Ni kuri birangiye ni uguye mu nyanja ukaba umugabo ukoga ugafighting uko ugasohoka mu nyanja. So amatipe arambwira ati ntacyo nagufasha. Ndara hanze for 2 days. Urara yanze kuri hotel ku baraza rya hotel. Live Queen Legacy TV. Ibisanzwe, you know, we keep it crazy every single day. It's ever hard, harder and harder and harder. 2 Live Queen TV 1, 2 Live Queen Radio 1, 2 Live Kuri Legacy TV. I'm with my brother. I record story you in the nagiye nabonye some of your interviews. Tugana ku buzima ku bantu badushuka. Umuntu kubwira ngo shaka visa. Shaka inzu akazu kawe ufite gato yakagurishe parcelle yigurisha ubona itike ndabwe byose akagenda mu mahanga ari usubize mu mahanga hano ni Burundi mu mahanga no muri Congo ivuye mu Rwanda wambutse border ugiye mahanga jya cyumbwiraho nje nasomye narebye interview ntabwo nasomye interview ubyivugira wagiye Dubai ufite amadolari $11. Yes. Aramfanga 18 by'amanyarwanda. Cyo gihe ari nk'ibihumbi 7. Ni kera. Mu mwaka 2007. Tubwiye little bit ku story. Ninde muntu wakongoje, ninde muntu wakubeje, ninde muntu wari mu buzima bwacu muvuga you know what Rwanda nkunda nubwo nkunda nkora gakondo ariko reka ngende tu. Nta muntu wanyongoje, it was my choice. Ariko ibyo numvaga numva ko ibyo numvaga ni n'usibye nasanzeyo. You know, akenshi nkunda kwigisha urubyiruko niyo navuga niyo mpano cyangwa niyo ntego mfite kwigisha urubyiruko. So ubuzima ni gatebe gato cy'umuryango niko bavuga. Ushobora kuva mu ntara ukaza Kigali. Ibishashira byose zahabu. So ushobora kuza muri batanu muvuye mu ntara mu Kigali wowe bikanga ndo bigakunda. So ubuzima it's like that ntabwo biri fix urahinduka. Je navuye mu Rwanda njya Dubai. Before kunjya Dubai naciye Kampala. You know Kampala haraba the guys the hustle man bandi like $3,000. Yeah. I was nashaka visa. Yes. Kana pose subira inyuma. $3,000. Yari mesh. 2007 yari mesh. So like so ebyiri magana ko yari kiri hasi. Okay. Nda fightinga mbona bya Dubai. So nuba ko umuntu
uri bumfate ku airport amaho kurara. Ndahagera ngeze ku airport wa murara amfata ku airport woze n'umugande sinari muzi n'umunambwe amaye namba yo umuhamagare ari gufata ku airport ibindi ntiyabimbwiye nzingo ahita amfata ku airport ntwari we acumbikire shaka ubuzima bimeze neza muri Bentley ha so burya abantu bose bajya hanze hano hose ibyishimo birangira ku airport yayo yo mu Rwanda iyo umaze kulandinga ugiye birarangira kuwinjiye mu yindi si. Ubwo nindi wagufashije igihe kijye ku airport nyine we byarangiye ubwo ebandi mufitanye amafaranga yajyanye buf ngera ku airport arafata ku airport tugera kuri muri quartier arambaza ngo ufite amafaranga ya hotel navuga ntawe nyafite. None se ufite byuzuye kwishura like apartment ko yo ishura ukwezi ntawe mfite. None se mu kwereje niko utakwereje udafite amafaranga kwishura hotel navuga ntabwo narinzi kuncumbikira. Arambwira ngo Dubai ntago nawe ucumbikira undi my brother. Numva meze nk'umuntu uguye mu nyanja utazi koga. Ushaka gusubira muri yonde bidashoboka. Iyo aza kuba ari nka like ibihugu duturanye no guhita afata bus ngataruka ariko ntibishoboka. Nambutse inyanja 6 hours mu ndege. Ni kure biba birangiye ni uguye mu nyanja ukaba umugabo ukoga ugafighting ukoga ugasohoka muri ya nyanja. So amatipe arambwira ati ntacyo nagufasha ndara hanze for 2 days. Urara yanze kuri hotel ku baraza rya hotel n'amafaranga yose wakoreye nagiye Dubai meze neza nayo mfite imodoka yanjye nayo mfite gikumi bro nafite gikumi meze neza ndumwana mu rugo basitanye bari baranguriye ko nagiye kugenda nayigurishije iyo gikumi cya Denise bibiri kayinga y'imodoka ikomeye. Then nyuma y'iminsi ibiri wagufashe wahise waguruka avuga kafe kugenda nzerere. Iyo hotel narayeho abantu bagiye Dubai kurangura bagura ibintu maduka akakora delivery kuri hotel delivery ikajya muri stock ya hotel. Aba hari store keeper mu Bangladesh umugabo w'umusilamu Muhammad Imana nkumugisha ko yafashije cyane. So muri 2 days nari hanze bwabukiye mu gitondo amane nari meze gutya byanyobeye utarya ndananiwe ibitotsi n'inzara n'ibikapu byawe. Afite akakapu gatoya ni imyenda imipira nk'ibiri y'amapantaro abiri ndagiye muri haso. Umugabo arandeba aramagara jangu kuyazi ko n'ubuse hoteli iba iriho abagande benshi irara abagande jangu njya simuravuga jangu sinitaba so jangu ndamwihorera ataraza yankomanga ndamureba gutya ufite umujinya ibitotsi inzara ndamureba arambwira today coming nabwira yes nabwira naje no munsi arambaza wariye ndagwa nariye taramagurutse amadira 10 ni nk'amanyarwanda ibihumbi 2 ambwira njya kurya capati n'ibishimba. So ndagenda wabutse kirimi ujya gusaka Cyongereza mama gacapati n'ibishimbo narinzi Icyongereza mana narinzi igihe. So ndagenda rya capati amwe tugaruka angira muri stock ambwira ati fata ibi amakarito yose urateruye yazane ya first floor uzamuka ama escalier urafata ama box yose yashira hano hasi ndamureba menshi ama-box menshi ndamureba gutya mu buzima bwiza abantu bazi bagufate ugenda bigiye mu modoka witwarire wirire meze neza nuvuga ngiye muri paradizo ndamureba gutya ndamubwira ngo you want to kill me arandeba nabamwe arantambura ngo you want job ndavuga I want job okay byazane yose rero ndaterura 1 2 1 hari akonje kuko hari mu kwa gatatu hari akonje atanye gukonje ndaterura aho nongeye kugwa hasi akarambira baguretse nkafungura boxing nka nzi Icyongereza kubera ko akorera abakongomani n'abagande nzi Igiswahili n'Ifaransa tugafungura boxing kubera ko imizigo ya mu ndege yifunze neza bavana mu box bagashyira mu mabaga bagahambira niko akazi yakoraga bakamwishyura ambwira ati open the box nkafungura shyira muri baga nkatukabara abakongomani nkafasha mu Gifaransa mu Giswahili nkabara mu Giswahili mu Gifaransa bumva babonye umuntu ugomba kubafasha mu kazi kako kuko bazi Icyongereza. Yego nakoze like 2 months muri kakazi ariko ngacamo n'abantu nkatugajyana mu iduka urarahe noneho uwo munsi wa undi yafashwe ya airport yaraje ambwira ngo hari umuntu ufite amazo inzo kodesha it's like inzo muri benshi n'icyumba kimwe abantu bize maintenance amahome nka double decker kuko bimeze. So urama passport yawe ayigwatire noneho nubona amafaranga
azayigusubiza umpa amafaranga ye. It was $100. Ntabwo nta kibazo. Sinzi aho yakura, numva nta kibazo. Ndamo ubwo munsi nari nafunguye imizigo. Ko na papa na mama uhari. Ntabwo hari. So reka nshimire mushiki wanjye afite amafaranga yanze kuyama. Iyo ugiye ku rugamba ntabwo utwara impamba, urafightinga ukarwana n'urugamba ukarutsinda. Aho turimo amafaranga ntazakora. Reka mureka fighting ahangayike azamenya ubuzima ko icyo ari cyo. Ndarakara ndamwanga nyuma y'umuntu atabikoze ko ariko yakunya yabikoze ko yakunkomere. Ubwo munsi nkora like $10 niyo bampembye uwo munsi. Mbonye naho kurara najye ndaryama, najyanye iminsi 2 nijoro kumangana nijoro abantu ngo umuntu yapfuye. No abwe yankwe no hari umusore ni umugande nari ko bari abakabara bavuga Ikinyarwanda ngo batuwe ngo n'abaki abakiga yitwaga Nuru yabaye mu Rwanda. None baramutse ariko mu byanyanga n'uwa hehe twari abantu benshi harimo Abaganda, aba Nigeria, aba Cameroon, Abarundi, aba Congo, mbese isoze ni Africa Union. None nawe ni bitotsi nimo ndota umva Union. Ni bitotsi nimo sinzira. Ni Africa Union. Commonwealth. Africa Union. Umva abavuga Igiswahili, bavuga Ikirundi, bavuga Igifaransa, abantu habatu ko harimo avuga Ikirundi n'Igiswahili n'Ikiganda hanganda haba nta kibazo. None wamugaraje kujya mu kazi mu gitondo iragarutse nijoro ndabona yaryamye umuntu arapfa umuntu mwabwiki umuntu ataza gupfira mu nzu yanazana umugati na juice arakomanga we byuka ndamureba n'ibitotsi ndavuga bigurashaka iki wowe ariko ni mutwe script yaje kubera yuko umuvandimwe byari mu kuvuga naga ari filime ko ndabizi hari umuntu uri mu kureba iyi interview yaje agafata bike n'urupapuro ntaga ari filime nashaka dukira filime tuzayikina ariko aguzayiki ago filime aho ukamwereka ngwe n'umushinga man ni movie bro cyane filime wabonye. No, it's my story bro. Banespe urubyiruko. Yes, keep going. Ni mpamvu bivuze kandi umuntu uri mu kwa interview yacu uri fate bike n'urupapuro ayakora script aje ku actinga kandi we personal reality umuntu hari ni actinga neza akabikora neza nabikore mu mafuti itsoke nta kibazo. Wa musore nzana ibyo kurya no kunywa ndanywa gitondo tugusuraganira mbwira ko baye mu Rwanda mbwira ko naje mbwira ati mu gitondo ryo turi gushaka akazi. Yego. Wewe uzakazi yakoraga yapakira container. Ama container yapakira imizigo muri container. Ambwa abasekuri cyangwa nkapakira container. Wari ufite ibiro bingahe? Man nari muto afite ibiro nka 50. Ukuntu ngana wari ubundi munini ubona yabaye big. Ubwo nari meze gutya. Ubu none waje kwa karani ngufu. Banze kuma akazi ngo ndapfira muri container. Ubwo tugera mu gitondo umuntu wafataga abantu bajya muri container bagatinze mu mwana tuma akazi arandeba. Ntago mutwara ngo sagara abansibe mu kigane nabishaka bamfunga ngo urapfira muri container ntago pfira muri container mbabarira ntago pfira muri container ngo ya numva ndamwanda ndarakara n'ubu twabaye inshuti cyo mugomo ariko nari gupfiramo n'ubundi ntago nafite imbaraga ndakomeza ndafightinga maratu ni ngo story ntago byarangira ni movie then indi move none ugiye mu buzima bwiza job wabonye iyo winjiyemo yari yihe yatumye uba wuriwe yatumye utuza mutima wawe yatumye uvuga you know what ndi n'umuhanzi yewe nkora kandi nge na gakondo sinkora dance sinkora hip hop sinkora ibindi byande hano ko amahanga nayabonye na akeza kayo reka promoting ibyiwacu n'iryari byagize gute kuvuga you know what ndamuvinze none umviye kwibyose Imana y'umwijoro alhamdulillah amina yo kwimove. Yes ubwo narafightinze iyo icyo ushaka iyo ugiye urya njye mbwira abantu bari mu mahanga cyangwa se bazajyayo menye ikikujyanye wijya kwenjoyinga kuko wene iyo uvuye hanga ugiye gushakisha ubuzima ufite family ufite behind ugomba gukora kugira ngo bafashe bateze imbere wigira ngo wibagirwe utwonye dukeya wishukwa n'ibyaho ngaho. So narakoze menye cyanjyanye sinareba ku ruhande ndakora mbona amafaranga muri 2 years nari ngarutse ntashye nzanye umuhigo nangiye guhiga nzanye umuhigo umuhigo urabuze basista nzanye umuhigo basista none meze neza basista bari bameze gute basista bari bameze neza bankumbuye ndaza mara mu Rwanda amezi 2 nyasura Dubai kubijya urugendo rwanye rwiza kugana no ngo anyways now ikatwane kuri music
njye numvise story yawe ni ndende cyane yadusaba umunsi wose ariko nibyo byatumye ukora injyana ya gakondo wavuze yuko ibintu by'amahanga nabyanze nubwo nita perfume zo mahanga nubwo nambara ibyabo nubwo ntabwo ndi kwambara red in Rwanda made in Rwanda Isaiah fresh nibyo byatumye uvuga you know what ibyo mbonye imahanga reka none kwe gakondo promoting umucyo w'iwacu burya ngo iyo ugiye dufite umuco kiracika kandi umuco nitwe tugomba kuwusigasira nimba nifuza ko najya imahanga bakubona n'umunyarwanda kuko nitwaye umunyarwanda akaba itandukanye n'abandi banyamahanga nabaje kayaga ukomeza ariko bari gucya mu ijambo nta kibazo nabaje kayaga abizi kayaga kaga maguru we yes last yaramaze kinike mu Bubiligi nafite story ndende umugore yaramutaye ara muri garage ibaze umugore yaramutaye ara muri garage kaza muri garage agina iba yategeye akaza yoza n'ibyombo ni story yavuze nawe ariko nambaje akantu kamwe namwe ko afite amasunzu kuki usiga ufite ishinyo yarambwiye ngo yabuze umuntu wogoshye namfanga arafite aravuga rero nakunda ariko namubajije kayaga amasunzu ngiye nkeka yuko nayo akaba ya promoting ahavuva kubera yuko numbwiye ngo wabuze umunsinyozi kandi ufite ishinyo kandi hano guke na hano iyo shinya bifitemo dodani ikomereze nkanjye indirimbo nshyashya reka magera muri gakondo indirimbo nshyashya ni gakondo mbese kugira ngo nyihange nayihanze bitewe n'umuco ko umunyarwanda aho tugiye bakatubona abanyarwanda bitewe n'uko twitwaye ndi umunyarwanda ndi imahanga babona ko ndi umunyarwanda ntayo babwiye indirimbo nagomba kwita Coca-Cola ariko siko nayise kubera ko numvaga ko izaba ikibazo kwa kuyipromotinga was Dubai ndi kumwe n'umukobwa w'umunyarwandakazi mwiza ufite ugagaza umuco turi dutembe yaje mu kazi nk'umuntu tuziranye muri famille agati ntembereza twinjirana mu iduka ry'umwarabu Dubai abantu bose n'abanyamahanga tubatozanya from where none umwarabu tukinjira tureba ngo aratoza ngo muva hehe tutamusubiza bati demigesi mu Banyarwanda ndetse numva ndavuga ndasituraseka none se ubibonye gute ukuntu mwinjiye no umukobwa kunateye abanyarwandakazi batenga Coca-Cola ndavuga sure abati yes abanyarwandakazi ni beza kandi batenga Coca-Cola ndavuga this is next ngira umukobwa mbonye inganzo ntiyabyumva neza kabisa yes so ntanandika ndazana ndi mu ni wayikodinze ni Nicola Nicola. He has been a producer since day one. My first one is yitwa X on the beat. Ndimbo yanjye ya mbere. Iyi ngiyi niyo ya Nicola na Faizo. So gakondo rero reka sabe kwanza tusubire muri gakondo cyane ko tugomba kuyikunda dufite ababyeyi bacu bakunda gakondo dufite urubyiruko rukunda gakondo ntabwo twabatererana twese ngo tujye muri R&B ngo tujye muri hip hop ngo tujye muri dancehall wayijyamo ariko none ukamenya no gukora gakondo kugira ngo urubyiruko n'abayikunda bayumve kuko mfite abazikunda kandi ndabibona nimba mfite indirimbo nuko atari benshi babona abaforo views hafi 5 wakakanya indirimbo nshyashya views 1,000 kandi akesha kizinga zizaza ukwezi kuma kurangira ari miliyoni bazikunde ari miliyoni bayikunda so rero gakondo no umuco wacu tugomba kuwukunda tugasira n'abana bazavuga ko igihugu kirakomeza igihugu kirakomeza rero bireka tubanze tugane kuri music gato tumva kuri gakondo instrument zigucuranga ni ngiziye ubundi mundiga gitari uri mu kwiga gita okay yes ukora gakondo ariko wambaye ebana chain nziza cyane chain gazapangaye iyi cyane ni make cyane ngo corona ini ni silver ni yawe so nkunda silver kuba kera cyane so niba ukora gakondo kandi nkabona imisi mbona abana bambara inigi imitako utambaye inigi kandi mbona basasikaye rebwa bambara inigi babandi bose bake bose bambaraga inigi nkabona none abahungu b'abahanzi b'ikigihe bambaye inigi kandi ukora gakondo utambaye inigi gakondo ni mu mutwe ni mu mutima ni mu myitwarire
ni no kundi yuko kwanza. So kwambara sheneti cyangwa se necklace cyangwa se urunigi rwa silver nta cyubyengeze kuri gakondo. Kuko abasokuru bacu babutse badafite no bambara impuzu ngende ku biti ariko bageze bambara imyitero n'inkenyero bambara menye impamvu niyo mpamvu nta masunzu ufite kwa kuko gakondo akaba ufite abasunzu bambaye ya myenda abasunzu n'inkoni irambi byambara ngiye guseruka nk'intore ngiye gukora video cyangwa se ngiye gutamira abantu runaka ko mbone mu president akanya umuco ariko ubu ngubu ndi mu kiganiro cyungwa n'abantu batandukanye ariko igikuru nuko noneho ubutumwa bari bone mu ndirimbo yanjye bagahita bumva ubundi tujye bwana ku musozo ariko icyo cyakwibaza indirimbo zawe uziyandiki cyabara kwandikira indirimbo ya mbere Bakunze u Rwanda yayandikiye ariko harimo umuvugo w'umusizi witwa Rumaga. Yes, ariko izindi yizuyandikira zose n'uziyandikira n'igihe rubona inspiration ugafata bike n'urupapuro ukandika n'nkaya masako batubwiye ko abanzi saa 9 z'ijoro nibwo mbona inspiration abandi tubwiye ko ngo ni saa 6 abandi bavuga ko ngo nibwo nyibyuka ubundi bavuga ko nisoma ku gacupa ngira vuba vuba. Je inspiration yanjye iza anytime nk'indimbo yitwa inyenyeri niyo yabanje kuri inshyashya nayikuye ku munyamahanga twahuye Dubai. Buri gihe inganzo ivana ku bantu yitwa inyenyeri bazi kwireba n'indi nziza cyane nahuye n'umunya Nigeria Dubai ito nari hanze ya hotel yanjye ndaramo arambagaza from Rwanda ite ngo ko Kagame ngo bro ngo mufite perezida mwiza mufite igihugu cyiza awishi kuba nawe umunyarwanda numva byatse byishimisha numva ko u Rwanda ni inyenyeri muri kirisi yose nahise mbona inganzo ndandika so now hari indi nshyashya bayitege muri simishya yo audio iri hanze ariko yo iri mu gakondo Afro Vision ivanzemo na kazuke nayiza imeze neza bayitegure. None se wenda nugiye nka Paxson ashaka kumwandika indirimbo wakwandika umuhanzi indirimbo umuhanzi ashaka kugana ashaka kumwandika indirimbo wamwandike ko dukeneye abantu batwandikira n'ibindi bizaruziyandikira Bruce Melody ari fier avuga yuko indirimbo ndani ivumbi wayanditse ni Mike Ihura wayanditse ese wowe uri umuhanzi wari wese ufite ikibazo mu myandikire mu Kinyarwanda yakugana so kamwandika cyangwa oya ushaka ubanze byigumanire abantu banze wiririmbire kwanza wiremewe ibyawe bizabutanga nyuma. Namwandikira cyane rwose kuko impano ni nka it's like ni nk'umwuka uhumeka ntushobora kufunga ugomba guhumeka. So iyo ufite impano utaguze wahawe n'Imana usangiza abandi kuko never know ushobora kwandikira ubundi. Yes, sounds dope. Ni byiza sana. Then nikatugane ku ndirimbo yawe nshyashya bazimbwe details indirimbo yawe nshyashya wayubishyemo gute kuki wahisemo iyo topic indirimbo kwazi yitwa gute? Yitwa Kibera Inka. Ariko anyways wongeye twibutsa amazina yawe. Mugunga Christian. Ase kuchitise Paxson. Nibwo turagize ko tasura ku ndirimbo gato cyane. Uchitabaye Mugunga Christian wenda kwa mu ni MC. Twanditwa MC. No. Uya abasimba gakondo tubeze ku muco cyane. Bona na Christian bana rivano agasigara Mugunga. Ko sizina ryacu. Iyo twatiye baduhaye ndetse ku ndirimbo rero uranyemeje indirimbo ku ndirimbo kuki wahisemo iryo zina ryo ari amazina menshi cyane kuki why that name iryo zina ryitwa gute ryo ndirimbo bifumbira kumbere narivuzeho dutangira Kibera Inka why Kibera Inka kirahure nkuko indirimbo itaka umwari cyangwa se umunyarwandakazi Coca-Cola you know bivuzeho kare so ngiye nkunda ababyeyi nkunda bari u Rwanda kuko nibo bamutima w'urugo nibo bagize byinshi mu buzima bwacu. So ndabakunda kuva na kera abasokuru bacu barabatakaga cyane igiko igihogoza Kibera Inka like that ibyo ngibyo. So niyo mpamvu rero
urugero ikoreshwa mu makwe mu bukwe butandukanye bajya bayikoresha kuko mu bukwe turabakene musaza Chris ndamo amagambo ubu niyo nshaka kujyamo cyane mbere nawe kuri ndimi zo kunda igihugu zo gutaka igihugu gashaka kuno no kujya mvanga n'ubuzima busanzwe. Mu Rwanda niyo mwanzu wifuza kwa nawe collab umwe wenyine wifuza wenda tabiza bimenye bose ko mbyifuza umwe wenyine bose ndabifuza abakora bakunda bose ndabifuza. Hanze ugize amayo ukavuga uyu muntu nkore nawe yana indirimbo byari top hanze se buri hanze nta muntu gakondo nzi hawe. Ako wavuze yuko urubyiruko iminsi mu kufasha mu buryo tugane kwibyo turi ku musozo. Urubyiruko no kubaha n'impanuro ko n'impanuro n'impanuro urubyiruko njya ntanga urugero rw'inkotanyi batabaye urugamba ari batoya ari urubyiruko abenshi bataye amashuri abenshi batakaza bakoraga bemera kujya kwitanya igihugu. So kuba turi ahangaha tumeze neza tura Rwanda ya turi mu Rwanda kandi turi mu kirere no kwera imbaraga za urubyiruko rwabaye ruzima bitanya igihugu. Rero nsaba urubyiruko no bagenzi banjye dukomeze dukunda igihugu twiteze imbere dukomeze umuco wacu kandi twirinda abadutanya nkuko byabaye imbere dukomeze dutere imbere muri byose mu mutwe mu mikorere mu myumvire kandi twirinda amoshya. Chris ibihangano bye babikura he? Again YouTube channel ni Christian Mugunga cyangwa se Mugunga Chris. Ari ibihangano byanjye byose biriho audio video on video. Yes naho ngaho bazikunde bakore subscribe share bazi kuri Instagram tutara mu Rwanda tuvuga amacumu tuganire ndumva icyo nabasaba kandi shimira abafana banjye ndabakunda ndabagacira tubaye na peace kibera inka n'umukobwa w'iwacu zamubona umwibwire n'uwikeza mama ndoro yabeza mutima ukeye. Murakoze cyane turabakunda. Thank you bro, thank you so much. Nawe wakoze wantumiye ibendera tugomba rigomba kuzamuka gakondo ni twebwe ibendera rigomba kubari hejuru mu bicu tugomba kurizama gutya kabisa na Chris. Yes tuzamura ibendera hejuru kabisa. Thank you bro, thank you so much. And this is abakunzi ba Legacy TV ndi kumwe n'umuvandimwe nawe muri kwa Mugunga Chris hard byose yabivuze. So ngira kinki nakongera usibye kubwira ngo murebe mukandi subscribe right, liking and sharing and following. Yeah. See ya. Peace.